Ibihe byiza kuri ukurikiye ibiganiro byacu bica hano kuri channel yacu Miss Theone. Turabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kamaro k'amavangingo. Abantu benshi amavangingo uburyo bayatekerezamo ntago ariko kamaro afite gusa. Akenshi rero mu bisanzwe amavangingo arinda indwara, afasha mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, atuma umubiri wisukura, ikindi kandi atanga amakuru ku buzima. Ibi bintu bigera kuri 4 ngiye kubigusobanurira neza kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza impamvu yari amavangingo, impamvu ari ngombwa ku buzima bw'umuntu. Ikaze rero ni muganga Theophila muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko nabikubwiye, ikintu cya mbere cyangwa se akamaro ka mbere k'amavangingo ni protection. Impamvu bavuga ko ari protection nuko mu mavangingo habamo bagiteri nziza zirinda ko mikorobe mbi zinjira mu gitsina. Ibi rero urabyumva ko afasha kurinda infection cyangwa se amafungi yinjira nyine za ndwara zo mu myanya y'ibanga. Icya kabiri ni ugutunganya ibyo twita pH. Mu gitsina cyangwa se mu myanya ndangagitsina habamo ibyo twita pH. Amavangingo rero afasha kuringaniza iyo pH, bigatuma haba heza kandi mikorobe mbi ntizihakurire. Kuvuga ngo za mikorobe iyo zihageze zigasangamo iyo pH zitangira kwangirika ntizihakurire. Icya gatatu ni ukoroshya igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Uvuga ngo igihe abantu bari mu gikorwa atuma hatabaho kubabara, atuma hatabaho kwangirika k'uruhu rwa hariya imbere. Ibyo rero akaba ari akamaro gakomeye cyane. Icya kane ni ibyo twita self cleaning. Self cleaning ni ukwisukura k'umubiri. Uvuga ngo umubiri ubwawo ubasha kwisukura ukoresheje amavangingo, ku buryo usanga ya myanda irimo hariya isohoka, ugasanga twa tumikorobe twari dushatse kwinjira tubitwangirika bitewe n'amavangingo, bitewe nuko harimo ubwirinzi butuma ziriya mikorobe zipfa. Icya gatanu ni ukukwereka uko ubuzima buhagaze. Iki ni nacyo nshaka gutindaho cyane, hahandi ushobora kubona amabara atandukanye, hamwe ushobora kubona ingano, hamwe ushobora kubona kumva impumuro. Ibi bintu uko ari bitatu, ingano, amabara n'impumuro, bikugaragariza uko ubuzima buhagaze. Bishobora kugaragaza ko urwaye cyangwa se ko uri muzima. Nimba afite impumuro mbi biragaragaza ko urwaye, nimba ari make ni ikibazo, nimba afite ibara risa nabi, urugero birasa nk'amata, birasa nka shokora, birasa icyatsi, aho hose biba biri kukwereka ko ufite uburwayi mu myanya y'ibanga. Ni byiza ko rero igomba gusuzuma ukamenya ese aza asate, ese nimba asa gutya ni iki ngomba gukora. Igihe rero usanze afite ibara ritari umweru, usanze bihumura nabi, uba ugomba kujya kwa muganga bakagusuzuma, bakareba ese ni ubuhe burwayi ufite mu myanya y'ibanga. Dukomeza tubashishikariza rero kwita ku buzima, dukomeza tubashishikariza kwisuzumisha hakiri kare. Ntabwo ari byiza ko urwara uzarinde kuza kwivuza indwara yarakurenze. Uko utinda kuza kwivuza niko indwara ikomera no kuyivura bikagorana. Gerageza rero uze hakiri kare, uze ku gihe, witabweho, uvurwe, ubuzima burusheho kugenda neza. Nshimira wowe ubana natwe buri munsi, nshimira wowe ukurikira ibiganiro byacu. Nyamuneka ntugacikwe kuko hari byinshi wigira ahangaha, hari byinshi usobanukirwa, hari urujijo rukuvaho rumwe abantu muhirwa muganira mu giturage bitahuye n'uko ubuzima buhagaze, ariko hano iyo uhageze urasobanukirwa. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mugire ubuzima buzira indwara. Nyamuneka nurwara gana muganga.